Mureke twongere dusubukure rero isomo ryacu twari twatangiye, nababwiye ko iyo hagati ari fure, iya hano iburyo ari umuriro kandi iya hano ibumoso ari amburiyaje. Iyo rero uri gutwara imodoka, kirazira kuba ukandagira izi pedali zombi, ugakandagizaho amaguru yombi, ukandagiye feri n'umuriro. Ni ukuvuga ngo feri n'umuriro ntabwo ugomba kubikandagirira icyarimwe, ahubwo aka kaguru k'imoso gakoresha amburiyaje gusa iyo urekuye amburiyaje ugashyira ku ruhande. Then aka kaguru k'indyo niko wimura ku muriro ukagafatisha na fure, kakazajya gakoresha izi pedali ebyiri. Ubwo hazagira umuntu ukora iryo kosa ngo usange agiye gukandagira, baramubwiye ngo hagarara, ugiye gukandagira kuri feri ukandagiye n'umuriro. Ni amakosa, ntabwo ari byo. Cyangwa winjiye mu modoka ya otomatike ifite pedali ebyiri, ifite iyi ngiyi n'iyi ngiyi, ugiye kuzikandagiriraho icyarimwe. Ayo ni amakosa. Ukandagira kuri fure yonyine. Imodoka ya otomatike itwazwa n'akaguru kamwe. Reka twongere turebe n'ibindi. Ubwashize nababwiye aya mataburo de boro agize imodoka. Iyi taburo iri hano ibanza, nababwiye ko hari igipimo cya esanse. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kuri sitasiyo ugiye kunywa esanse, iyo ushaka ko imodoka yawe bayigira furutanka, uru rushinge rurazamuka rukagera hano kuri F. Icyo gihe imodoka yawe iba ari furutanka. Kuko ukoresheje esanse rugenda rumanuka, turebye nko ku gipimo cy'uru rushinge rw'imodoka, ubu murabona ko urushinge rurimo hagati na hagati. Bivuze ngo rero esanse iri mu iyi modoka iri mu cya kabiri, ni muri muwatsiye, ntabwo yuzuye kandi ntiyanashizemo. Uko rugenda rumanuka rero ni hano ugomba kubirebera ukamenya ko imodoka yawe esanse irimo cyangwa se iri kugendeshera. Iyo utwaye imodoka ugomba kugenda ugenzura bino bipimo. Twagiye kuri iki gipimo cyo hagati, nababwiye ko ari kilometeraje. Kilometeraje iyo utwaye imodoka, muzajya mubona ibyapa ku muhanda byanditseho ngo 40, ngo 80, 60. Ni ukuvuga ngo iyo ukandagira umuriro imodoka yawe ikihuta, uru rushinge rugenda ruzamuka, ruba rugenda. Noneho wowe iyo ushaka uruhagarikira, niba ruhagaze hano muri 40, biba bivuze ngo imodoka iri kugenda ku muvuduko wa kilometero 40 mu isaha. Ubwo naho ngaho ugomba kugenda ubicungira. Bitewe n'umubare rero ruhagazemo, haba ari hano kuri 60, kuri 80, ubwo mu ijana, ubwo niba ruri mu ijana ni handi uzumva ko wakoze amakosa. Cyane cyane nk'hano mu gihugu cyacu nta muvuduko twemerewe kurenza 80, ngo usange umuntu ariho aragendera mu ijana cyangwa arimo aragendera mu 120. Dukomeze n'ibindi. Nari nkibabwira iki gipimo kindi kiri aha ngaha, nababwiye ko ari igipimo cy'ubushyuhe cya moteri. Ni ukuvuga ngo iyo uru rushinge ruri hano hasi nk'uko ruri hasi, biba bikwereka ko imodoka yawe nta kibazo ifite. Ariko iyo uyitwaye ugomba kugenda ucunga cyane kuri runo rushinge. Iyo uyitwaye imodoka uko igenda ishyuha, imara umwanya igenda, runo rushinge rugenda ruzamuka, rugenda rwigira hejuru. Ni ukuvuga ngo rero iyo rumaze kugera hariya kuri iriya F, muzajya mubona imodoka nyinshi zikunda ku muhanda, ukabona imodoka yahiye. Iyo modoka nyirayo aba yarangaye, kuko igipimo kiba kiri kugenda kikwereka ko uko urushinge ruzamuka rukagera kuri kariya kantu ko hejuru k'umutuku, ubwo icyo gihe nibwo ugomba kumenya ngo ifite ikibazo. Ugomba kubanza ukayihagarika, ikabanza igahora, ukamenya niba irimo amazi cyangwa se n'ibindi bikenewe byose. Waba utabizi ukaba wakifashisha umuntu ubizi akagusobanurira. Igipimo cy'ubushyuhe rero bw'imodoka, aho uru rushinge rutagomba kurenga, ni kuri kano kantu ko hagati. Aka kantu ntabwo urushinge rugomba kukarenga. Twakomeje n'ibindi. Abantu ntabwo bazi gucana imodoka.
kwatsa imodoka urufunguzo aho rugiramo ni aha ngaha, ugira gutya ukarukata, ukaruzana mpaka rukagera aho ngaho, ukarukata imodoka ikaka. Iyo imaze kwaka ubwo ni uko uba uyakije. Kuyizimya ugarura hamwe wavanye, ugarura ibumoso, ntabwo kwatsa imodoka no kuyizimya ntabwo umuntu yerekeza mu ruhande rumwe, aho ngaho niho bakiriza imodoka. Ikindi hari abantu batajya bamenya ngo imodoka yatse cyangwa ntiraka. Ni ukuvuga ngo iyo wakije imodoka, iyo ukase urufunguzo hari udutara muri kubona hano mu modoka duhise twaka. Ubu iyo uyijimije turazimya, iyo wakije nitwo tubanza kwaka mbere y'uko imodoka yaka. Iyo wakije imodoka rero ukabona utu dutara tugize gute turazimya, uhita urekura urufunguzo. Mwongere mubirebe, ukata rimwe hakaka udutara, iyo tumaze kwaka urongera ugakata. Iyo imodoka yatse kakizima kamwe uhita urekura urufunguzo, ntabwo ukomeza kugira gute, ntabwo ukomeza gufata urufunguzo ngo ukomeze watse gutyo. Tugeze kuri vola yacu, tugiye kubanza kuvuza ihoni. Ihoni ukandamo hano hagati, hari izindi ziba zifite ihoni hano n'izindi zirifite aha ngaha, ariko iyi ngiyi yo aho wakanda hose kuri aka kantu ko hagati ihoni riravuga. Ikindi tugiye gukatisha imodoka. Ni urugero, niba imodoka ushaka gukatira ibumoso, hari akantu muri kubona aha ngaha nkozeho. Aka kantu niba ukamanuye gutya, murabona agafureshe ahantu gacanye. Iyo ushaka gukuramo kariya gafureshe, kano kantu wari uzamuye n'ubundi wari umanuye urakazamura bukeya. Iyo wongeye kukazamura hejuru, nanone uba ucanye agafureshe k'iburyo. Biterwa rero n'aho ugiye kujya. Niba ugiye gukata mu ruhande rw'iburyo, urazamura kano kantu. Iyo ushaka kukazimya umanuramo kagasubiramo hagati. Iyo wongeye ukamanura hasi uba ucanye ak'ibumoso. Ngibyo rero ugacana ibi binyoteri bitewe n'aho ushaka gukatira. Ni aka kantu kari ibumoso bwanjye, muzajya mukabona, dore biba binanditseho, no gucana amatara byose nabyo tuzabyiga tuzabibona. Murakoze. Isomo ryacu ry'uyu munsi numva twarisubikira aha ngaha, ubundi ibindi tukazabikomeza.